ariko none ikibazo nta kibazo gutese none sugo ifoto yakica igitaramo ngubu fata ifoto ya debeni ijyane mafano rero ko ndabazitura ifoto wabona ifoto kimwe sikajagarara abantu bagasara bagasizora bakavuga n'ibijyanye ngombwa niyo mitwe mibi yanyu mwakoresha kugira ngo mubangamire igitaramo cya ifoto kweli ntabwo nigeze printing ifoto yego ntabwo nshobora gukora ikintu nk'icyo ariko sebwo niyo nayi printing ni ifoto yandi wazana hano simba twike uzi ikibazo gihari iki gitaramo ikintu cyansikiye ahubwo cyatumye mbona ubwoba abantu bangirira niba babona ifoto yanjye bagasara twihuriye amaso ku yandi mugize nk'ibyago mukageraho bakabafunga cyaba nta mwanya mfite w'ibyo bintu cyane uburezi ngenda nabibona ngaseka none n'abantu bakuru bafite impara n'inda uramwita muyoboke w'imara n'inda abo nibo bana babi nibazajya babimubwira ajya birenga yikomereza gahunda ze nta kintu na kimwe rwose mwifuriza kimwe yego n'abafana be babimenye n'abafana banjye babimenye niba numvise bavuga ibya bato bazamuzane mu bakubitiraga ko nikunda abyumvishaga ko nyine njuga twakoze playback ngo ntago nakoze playback ariko mwana bari abantu bose bakoze bro bakoze n'abahanzi bakoze cyane rwose yagezaho umujinya uramurenga mu kiganiro abwira abanyamakuru ngo muri abagome ndumva iryo jambo ariwe wari kurimvugira amaji ngo mwarancutse ngo ubu nguyu melody yahise ajya gufana mwana nk'uko wakora ubukwe ukazana ivuri akaririmba niko bimeze n'ubundi byapfuye ubwo igitaramo cyatari kimwe umuhanzi mukuru yaririmbye kuri tariki 2 niho byapfuye namwe muri babiri niho byapfiriye abarazi ngo abanyamakuru ngo muri abagome abanyamakuru ni abagome se ni abagome abana babi ubwo nka Brian bamujyanye guperforminga gute twari dutegereje ko The Ben agiye gukurikira tubona batuzaniye Brian mwakoze yaririmbye iminsi ibiri hano hari umujene no mujene aranditse ngo indabo ziwe zumye ariko namwe muri gukoresha amagambo akomeye mwana bari kumukomeretsa ariko rero nanjye zanjye zumaganya ahubwo Melody yaravuze ngo afite nyinshi ngo azaze ngo abaheho nanyihereho uko umupapa wanjye yandaburije yadutengushye cyakoze ntabwo ari wowe gusa ariko ubundi kwiga n'iki kintu cya mbere kibaho icyo nzi cyo The Ben hari isomo yavanyemo hariya basi ubutaha ntazaduteka next time birababyita kwirara byibuze indi show next time nyine njuga kuko bibaye inshuro ebyiri ngaho bamwibye fone ngaho aranditse ngaho aradutengushye basi indi nshuro umume mbabwire ese kubera iki Melody batajya bamwiba telefone nganarire ibyo ndabibaza ex-dira erega uri impfubyi irimenya azirukane fiacre ako utinya umuntu uva muri gereza saa 3 agahita ajya kuri stage kandi agakora abazi icyamuzanye shadadi aho turahuje cyaje nahita kugurira amata yaravuze ngo nta kintu cyabuze imara gucuranga bamufungiye i Burundi murabyibuka I know yes yarabivuze man none si ubwo wazumva ututuye mu yavuye jail ahita ajya kuri stage amaji ukora ibyazi ngo abigenza gute harya aninya hetsu yahetse
rero uriya mujama ibintu akora arabizi ntabwo abyinginga yariko yarabibabwiye ngo ndagira inkora kandi nzi kandi ikindi kintu aho se ikindi kintu nzi muri ko urukumva abadashaka kubyemera kandi babibona reba umuniga watigite shaka umwana akamubona umuniga wamukinisha uriya nawe azi kugogera ntukine nyine azi umuhigo ubu turi gusakuza wararyamye wese melody guhiga amana arabyuka inde melody uwo yagogeye iyo ari ku muhigo nta burage ukuntu aba yatwihoreye tugasakuza agahita dutamo kiriya kintu yakoze cyo kuririza indirimbo mu gitaramo cyane iryoheye kabisa amajire umva mwumvisha akantu aka kantu kamaze imyaka ibiri melody akavuze ndetse wumva ariko none ikibazo nta kibazo gutese none sugo ifoto yakwica igitaramo ngubu fata ifoto ya debeni ijyane amafano urebe ko ndabazitura iyi foto wabona ifoto kimwe yose ikajagarara abantu bagasara bagasizora bakavuga n'ibitari ngombwa niyo mitwe mibi yanyu mwakoresha kugira ngo mubangamire igitaramo iyi foto kweli ntabwo nigeze printing ifoto ntabwo nshobora gukora ikintu nk'icyo ariko sebwo niyo nayi printing ubu ni ifoto yandi wazana hano simatwika uzi ikibazo gihari iki gitaramo ikintu cyansikiye ahubwo cyatumye mba n'ubwoba abantu bangirira niba babona ifoto yanjye bagasara twihuriye amaso ku yandi mugize nk'ibyago mukageraho bakabafunga cyaba nta mwanya mfite w'ibyo bintu ni uburezi ngenda nabibona ngaseka none n'abantu bakuru bafite impara n'inda bamwita muyoboke w'imara n'inda abo nibo bana babi nibazajya babimubwira ajya birenga yikomereza gahunda ze nta kintu na kimwe rwose mwifuriza kibi n'abafana be babimenye n'abafana banjye babimenye niba numvise bavuga ibya bato bazamuzane mu bakubitira ko nikunda reka njye kuririmba amayikiri wabyumvisha agakoni nyine njuga ntiyazanye agakoni garukira amaji yewe umujama aririmbye ikinyafu bagira ngo ari kugitegurira nde arabivuze ariko oya yaririmbye ikinyafu bandi ngo ni icyo gukubita nka badada kumva bafite abantu ari gutegurira inkoni ibi bintu yabivuze imyaka 2 ishize bro aho ikibazo cy'igitabo cy'ibita ngo n'urutwe ni ibiki ntago namenye ibyari muyoboke ngo bakomeza kukubwira ibintu ngibigabo by'uruhara n'uru ako rero nawe njuga wivuga ngo ni muyoboke ibyo bintu ntabwo ubihagazeho ntabwo tubizi yarari kwivugira ngo abafana baraza bakavuga ibigambo ngo n'abagabo b'inda n'impara bakabyivanga ntabwo yigeze avuga muyoboke wenda n'inyamaboko festival ntabwo ndi umwana nta nubwo ndira nyiramivumbi kumuvumba nta deni barana n'icyo mbacaho iyo umuntu avuze umuntu ndabyumva nkabimenya nkabishyira mu gutwi nkanabisesengura none se uzi gute ko atavuze Kisegede Kisegede afatanyije na debeni ariko kuki muri gushaka kwinjira abantu ariko se bimeze kubera iki muri timu yose nyine Kisegede aje mate njuga oya muri timu yose umusaza niwe ufite urudani n'urutwe none se harundi bagendana harundi uzise baragendana nyamabondo ko abonye ikiraka ejo bundi mutangiye nyamabondo abonye ikiraka nawe nagaze ibyo yari arimo nyamabondo yaravuze ngo karaka akazi wabona wenda hari undi muntu tutazi ariko se ariko muri iriya muri timu ya debeni ninde ufite urutwe ninde mbwira undi muntu no pujase ninde nyine cyakoze njuga ejo bundi melody noneho ko umva se ejo bundi bwo melody yaramuvuze rero aravuga ati ngo muyoboke yangeze imbere aragwa ngo gupfukamye ariko hajemo ngo yababaye bogisa ikintu cyamubabaje ngo nuko nta bogisa yari yambaye yaraguye yamugeze imbere ibogi akantu abona yaraguye
ujya ubona abantu ukuntu bajya bambara umwenda iyo nta boxer wambaye ka kaboro k'inyuma ku inyuma ari umukandanzugi wanditse ngo maji ntago tuzongera kukumva na rimwe uvuga zumvirije ubundi se wowe ntawe ahubwo wowe ntuzanyumve ahubwo imana ishimwe ndakuvumbura ahubwo urakaba igipfamatwi kandi nuba ari kukumva Amaji yewe yakumvaga nkakuremera agakisi akanda akanyenyera amatwi ye cyangwa atanga urumuri nijoro ahubwo asesekemo ibiti mu matwi ubundi nicyo kintu kiri hano hari n'abantu bagendana amashyari mu mitima yabo iby'ukuri ntibashake kubyumva abarisohoye yari asanzwe ambitse cyane ngewe nicyo kintu mbona nyine hari n'ababona umuntu wabaye umusitari akwiye Bruce Melody akwiye gukundika niyo utamukunda ibyo akora turabikunda tu kumukunda byabaye itegeko bose tugomba kubakunda mani bose tugomba kubakunda ahubwo ariko n'ubundi nk'umuntu Bruce Melody amukunda Beni abantu twebwe Festiboy ntabwo wabwira umuntu ngo fana Rayon Sport atayikunda urayimujyana muri Rayon gute ntabwo umuntu wabwira ngo fana APR ngayikunda icyo nzi cy'umuntu udafana Rayon aba yikunda icyo ukigumanira udafana Gasogi aba yikunda umva njuga udakunda imikino se nta mikino natatu umva mbabwire njuga n'ubwa mbere muri uyu mwaka numvise ijambo rikomeye umuntu udakunda imikino se none muramukundisha imikino ataba mu bintu by'imikino umuntu udakunda imikino njuga Festival ntabwo mwaduhatiriza gukunda ibyo tudashaka nako kazanye gute gukunda kumva izo mikino wumvishe wa mutipe wavuze ngo aka kantu ko kuvuga ngo umuhanzi ubundi umuhanzi dore ukuntu bimera n'abafana ukuntu bigenda ntabwo tugiye kumwanga ngo tuvuge ngo runaka ngo turamwanze ahubwo abafana n'ubundi umusitari tumukunda bitewe n'ibikorwa bye urukumva ntabwo umujama yakira umuziki hanze wadanje utwika ngo ubure kumva ngo kubera ko namufana uyu muziki ngo ntabwo ndi buwumve ngo bitatuma mukunda oya twe abafana ukuntu kuko nta musitari dutera inkunga akora ibikorwa bye tukamukundira ibyo yakoze hari amafaranga tubahereza se kereka kujya mu bitaramo kandi nabwo ntiwajya yakoze ibintu afite imiziki mibi sibyo hari umuntu uririmba akakuzonga niyo wakwanga kuyumva indirimbo ugahura nayo ahantu hose ugiye ahubwo hari nabo akora indirimbo nziza bakazikunda bajya hano bakavuga ngo ntibamukunze kubera ishyari n'umutima mubi muzi ko hari abantu bafanwa kubera imyitwarire murabizi niyo yaba aririmba nabi nanone njyewe mfana Theo bose babireba ku isi ni ku isi ntabwo ari mu Rwanda ku isi urumva kubera iki size ibintu aririmba nibyo mfana ntabwo mfana ukuntu areshya niba ari ibyo imyambaro ojya yaba niba ari ibyo ubwo niba itonde buretse niba ari ibyo ngibyo ubwo waba ari we muntu wa mbere ufite abafana benshi ku isi ujya kuri njyewe yego nyine kuri wowe ndi kuvuga wowe ibintu uririmba nibyo tuba dushaka ufate Bruce Melody mu mwite Messi ibindi mu byihorere mva amaji hari abo bakuye uramutwikisha Messi gute niba nakunda Messi babashyize mu kidege muve mu Kigali hari abagenderaga mu kigare babashyize mu kidege
wibuke Bruce Melody ikintu cyitwa guperforminga arakimenyereye arakimenyereye. Ikintu Ben yitayeho cyane ni abaterankunga, ni Munyakazi n'akazi na hamikino. Noneho hari igihe yigeze kuntangaza bari bamaze igihe batamuvugaho, arandika kuri Twitter ngo ntimwamenyera amakuru ya Kinyusi. Ari bubyiyandikiye se? Guvani. Abari muka. Yego bakunde bamuvugeho. Iyo bamwibagiwe bagomba kubibutsa ko agihari, arahari ntaho yagiye. Ariko utekereza iki iyo ibyo twapanze, iyo nza kujya ku rubyiniro nari kuhavana Hari gushya bro, urabizi ubizi ibyo by'urabizi. hari gushya ibyo turabyihorera. Buretse sorry gato, izo buji muri arena zavuye ni ibintu biteguye, ni ibintu bitegurwa. Mureke ndangize. Icya kabiri, ubwo nuko bimeze. Yes, yagomba gutegura. Icya kabiri, abatuzaniye abana ba Jay Polly. Biriya bintu nugu yashakaga bo bari baje kuririmba iyi. Noneho ikintu kigeretse azana n'abagore ba Jay Polly. Tumva mwe mwagiye mu kinyahu. Era ntago ari ubukwe. Amaji. None ikintu kirenze babana b'abagore ba Jay Polly bazanye indabyo bazihereza babana ba Jay Polly. None ibiki byabaye? Bamona bari guhana indabo, bari guhoberana. Iyo birutwa kazana Nyamabondo. I know, ahubwo nibwo yari kuba yishe Bruce. Nyamabondo si yari afite ubutumirera. Yarahari. Ujye mwemera yego ibintu ndi kumva niko byagenze cyangwa bro. None ikintu kirenze abatuzaniye korali. Ibyo bintu uri kuvuga niko byagenze. Ya korali bafitanye indirimbo bamaze na pastor ari yari afite kumentioninga indirimbo ye shyashya. Arangije umva sindangize. Arangije aravuga ngo uvira tombe, bariya ni abanyamurenge. Iriya ndirimbo yakoze yayikoranye n'abanyamurenge abenshi, that's why yavuze tombe. Kandi abanyamurenge byose rero yakoze kinini. Reka ndangize ibintu byose yakoze yari kwa gukurura amarangamutima. Yari ni ishyari se, mfite ishyari ry'iki ngenda ririmba. Amaji yewe bashaka gufata Melody bakamushyira hasi yaramaze kuzamuka, arakomeye, amagufa yaracyakomeye, ntahazapfa kugira umuja. Cyakoze Amaji ikintu kiza The Ben yadukoreye, yakoze gutuma Melody aduha show. That's it. Yakoze kuba turi kubiganiraho. Ni ukuvuga ngo muri makeya igitaramo ntabwo ari icya Ben, ni icya Melody. Ntabwo ari iki. Ariko ibaze umuntu igitaramo cyari kiri kuri tariki imwe. Nuko wakora ubukwe ukazana Ivuri akaririmba.